Outside the Tate Gallery, Millbank, began the ceremonial part of the state. Mu Bwongereza aka ni akarasisi ka gisirikare bari kugakora bategereje umwami Faisal wa Saudi Arabia. Umwamikazi yabanje kwagera yakiriwe n'abantu baraha. Nyuma avuye ku kibuga cy'indege umwami Faisal araje. King Faisal traveled by road to Millbank. Ageze imbere y'umwamikazi barasuhuzanyije ari nako umwamikazi amuha ikaze. Mbere ibiganiro byabo banje guca imbere y'abaturage bari bakumbuye umwamikazi by'umwihariko. Along the route of many previous state visits to the Queen's home. Akimara kwimikwa amaze kuba umwami mu mwaka w'1964 yavuze ijambo aho yateruye agira ati: ndabinginze mwese bene data kuva ubu mumfata icyarimwe nk'umuvandimwe wanyu n'umukozi wanyu. Icyubahiro ni icy'Imana yonyine, nawe ikamba ryo ni ubushake bw'ijuru bugiye kwigaragariza mu isi. Mu bihugu byinshi iyo umuntu yabaye intwari mu rwego rwo kumuha icyubahiro bamwubakira ikibumbano cyangwa se ibibumbano bakamwitirira ibikorwa remezo bitandukanye bikorwa mu rwego rwo gukomeza kumwibuka kimwe no kuzirikana ibintu biba byaramuranze. Tugarutse hano mu Rwanda biragoranye ko kugeza uyu munsi haba hari umuntu utazi ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ariko se nanone ni bangahe bazi cyane uyu nguyu witiriwe bino bitaro? Yakomokaga he? Yavutse ryari? Byagenze bite kugira ngo uyu mugabo yitirirwe bino bitaro? Mu kiganiro cyacu amateka yabo cya none tugiye kurebera hamwe byinshi ku byaranze umwami wa Arabia Saudite witwaga Faisal Al Saud, umugabo witiriwe ibikorwa remezo byinshi byo ku isi ndetse n'ibintu bidasanzwe wamenya ku buzima bwe, birimo nko kuba ku myaka 13 yaroherejwe muri misiyo ikomeye cyane y'ubwami mu gihugu cy'Ubwongereza. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Mu magambo yose y'ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa, nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi nta n'umwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite abayenjeniyeri b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo bagukorera nk'uhiwe. Bahamagara uyu munsi uzanshimira. Faisal bin Abdulaziz Al Saud yavukiye mu gace ka Riyadh muri Arabia Saudite. Yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1906. Yari umuhungu wa gatatu w'umwami Abdulaziz, aho nyina umubyara yitwaga Talfa bint Abdullah, akaba yarashakanye na Abdulaziz mu mwaka w'1902. Sekuru wa Faisal ubyara nyina yabaye umwigisha wa Abdulaziz mu bijyanye n'imyemerere y'idini ya Islamu, nuko Abdulaziz aza kumukunda cyane. Amaze kuba umwami afata icyemezo cyo gushyingiranwa n'umukobwa we, nuko babyarana Faisal. Mu mwaka w'1912 nyina wa Faisal yitabye Imana, maze kuko yari akiri muto se yanga yuko agumana n'undi mugore yahise ashaka, ahubwo amuhereza kubana na sekuru ubyara nyina witwaga Abdullah bin Abdulatif, akaba ari nawe waje kumwitaho kugeza akuze. Abanditsi b'amateka benshi batangaza yuko icyatumye Faisal abigitangaza nyuma yuko ahawe ikamba ry'ubwami ari uko yakuriye ahantu abantu bo mu gihe cye batozwaga kuba abanyembaraga kandi bakaba intwari bakiri bato. Ikindi kandi kivugwa nuko nyina umubyara mbere yo gupfa yahoraga yigisha n'umwana we akanamwifuriza kuzaba umuntu ukomeye, byaba ngombwa akazasimbura se ku ngoma y'ubwami. Nubwo hari abandi basore banamurushaga imyaka, se yari yarabyaye ku bandi bagore, byagaragaraga yuko azavamo umwe wimikwa maze akaba umwami. Faisal rero yakoranye ibyo bitekerezo nyina yahoraga amubwira, bituma ahinduka umunyembaraga uhambaye n'umuntu w'intangarugero haba mu mico ndetse no mu myitwarire. Ibi ngibi byaragiye biramukurikirana ndetse binamukururira igikundiro kuri se umwami Abdulaziz no ku bandi bantu benshi b'ibwami. Gusa abandi bana bavukanaga kuri se batangiye kwanga Faisal cyane kuko babonaga ari utoneshwa cyane kubarenza.
Mu mwaka w'1919 ubwami bw'Ubwongereza bwatumiye umwami wa Arabia Saudite ari Abdulaziz wazasura umurwa mukuru London banagirana ibiganiro birebana n'ubukungu n'uburyo ibihugu byombi byakomeza umubano mu bya politike mu buryo butunguranye, ariko umwami Abdulaziz yanze kujyayo ahubwo yohereza igikomangoma Faisal wari ufite imyaka 13 gusa y'amavuko. Yahise aba umuntu ukomeye wo muri Arabia Saudite usuye ubwami bw'Ubwongereza. Noneho kuri iyi myaka byari amateka ubwayo yiyanditse. Umwami Faisal yatangiye kuyobora akiri muto, aho bino byatangaje benshi maze bihinduka inkuru hirya no hino ku isi. Uburyo igikomangoma cy'imyaka mike cyane cyoherejwe mu butumwa bwa politike byarasakuje cyane kugeza ubwo n'abantu bari begereye umwami baje kumubaza icyamuteye gukora ibyo, kandi hari abandi bantu bakuze banamenyereye ibintu by'ubuyobozi yari kohereza. Abdulaziz yabatangarije yuko yizera umwana w'igikomangoma Faisal cyane kuko yamubonagamo ubuhanga ndetse no kuganira. Anababwira yuko nubwo ari muto cyane ariko yizera adashidikanya yuko mu ruzinduko yagiyemo azitwara neza cyane nk'uko we yabyizeraga. Ibyo koko ntabwo bitandukanye n'ukuri kuko niko byaje kugenda. Hanyuma noneho Faisal yaje kwinjira gute muri politike? Birumvikana cyane yuko umwami yamukundaga kubw'imyitwarire ye nk'umwe mu bahungu be. Ibyo byatumye atangira kumushinga imirimo itandukanye agifite imyaka mike cyane. Kuko rero mu myaka yo hambere ibihugu byahuraga mu nkubiri yo kwigarurira uduce runaka n'ubwami ndetse bukigarurira ubundi hagamijwe kwagura ubuso bw'ubutaka. Ahangaha ni umwami Abdulaziz yagerageje bwa mbere umuhungu we kugira ngo arebe ubushobozi bwe mu by'intambara. Iki gihe mu ntangiriro z'umwaka w'1922 umwami Abdulaziz yahaye igikomangoma Faisal abarwanyi bagombaga kujya kwigarurira uduce, kandi natwo twari tuyobowe. Mu mpera z'uwo mwaka Faisal ndetse n'aba barwanyi bari bamaze kwigarurira utwo duce twombi, nubwo nyamara natwo twari dufite ubuyobozi bukomeye ndetse n'abarwanyi bahambaye cyane. Mu mwaka w'1926 Faisal nanone yoherejwe kwigarurira agace kitwa Hejaz, nako agafata mu gihe gitoya cyane. Nuko se hano ahita anamugira umuyobozi wako kuva ubwo. Mu mwaka w'1930 Faisal yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera uburyo yagiraga urugwiro kandi akamenya kuganira akoresheje amagambo ari mu bwenge. Ni ibintu byakuriraga abantu bose bamwumvaga kumukunda ndetse no kumwishimira. Muri icyo gihe Faisal yasuye ibihugu byinshi cyane mu buryo bwo gutsura umubano, harimo Polonye mu mwaka w'1932 ndetse n'Uburusiya icyo gihe bwari bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti mu mwaka w'1933. Mu mwaka w'1953 umwami Abdulaziz yaratanze azize izabukuru. Ubwami bwahise bufatwa na mukuru wa Faisal ari we Saud. Abangaba bavukanaga kuri se, ntabwo bari bahuje nyina. Iki gihe rero igikomangoma Faisal yahise ahabwa irindi kamba ry'igikomangoma gikuru cyangwa se nanone Crown Prince, dore ko abaturage benshi iki gihe bifuzaga yuko ari we wababera umwami, nubwo nyamara bari babizi yuko afite abandi bakuru be. Gusa nanone rino kamba yari ahawe n'iryamwemereraga yuko umwami naramuka atanze cyangwa se ubwe ashatse gutanga ikamba ari Faisal wahita umusimbura. Umwami Saud amaze kwima ingoma ntabwo yabashije kubana neza n'amahanga, ndetse n'ubukungu bw'igihugu bwahise butangira kugwa. Imibanire ijegajega n'amahanga ndetse n'ubwoba bw'uko igihugu cyari kigiye kugwa mu rwobo rw'ubukungu butifashe neza byatumye bamwe mu bari bagize ubuyobozi ndetse n'abayobozi mu idini ya Islamu bari mu muryango witwa Ulema basaba umwami gushakira imirimo igikomangoma Faisal kugira ngo barebe yuko hari aho yageze igihugu. Umwami Saud yarabyumvise, nuko mu mwaka w'1958 igikomangoma Faisal yahabwa umwanya wa minisitiri w'intebe. Amaze kuba minisitiri w'intebe yatangiye gushyiraho gahunda yo guteza imbere rubanda ndetse no kugabanya amafaranga y'umurengera umwami yakoreshaga mu bintu bitandukanye bidafitiye igihugu akamaro. Ni ibintu byatumye akundwa cyane na rubanda, ariko kandi birakaza mukuru we witwa Saud, aho yatangiye kubona yuko uyu atangiye kugira igikundiro kurenza ubwami ndetse n'umwami nyirizina. Tariki 18 z'ukwezi kwa 12 muri 60 igikomangoma Faisal yatangaje ku mugaragaro yuko yeguye ku mirimo ye nka minisitiri w'intebe, ariko abikora mu buryo busa nko kwigaragambya, aho yashinje umwami mukuru we yuko adatuma ashyiraho ingamba zihamye z'ubukungu nyamara biri mu nshingano ze. Byari bimaze kugaragara yuko hano ibintu byose bigiye kugorana. Hanyuma noneho ni gute wari igikomangoma Faisal nyuma yo kwegura ndetse no kwerekana yuko ibyo ngibyo bizagorana? Ni gute yaje kuba umwami? Mu mwaka w'1963 umwami Saud yagize ibibazo by'uburwayi byatumye asohoka mu gihugu ajya mu bihugu by'amahanga binyuranye kwivuza. Ibi byabaye amahirwe akomeye cyane kuri Faisal, amahirwe yo kwigarurira ubutegetsi, maze ahita anatangira guhindura imyanya ya bamwe mu bayobozi, abandi arabirukana haba mu gisirikare no mu zindi nzego za leta. Aho umwami Saud agarukiye yasanze ibintu mu gihugu byarahindutse biramuyobera, ibyanaje gutuma ahubwo umwami ashyirwaho igitutu, maze asaba Faisal yuko yamuyoborera mu gihe cyoroherwa akinafata akabaraga. Ibi ngibi ariko
Faisal yabiterwaga nuko yarashyigikiwe n'abayobozi bakuru mu idini ya Islamu n'abandi bayobozi bakuru kandi bakomeye cyane bahise banasohora inyandiko yiswe fatwa aho yategekaga Saudi guha ubutegetsi bwose umuvandimwe we Faisal kuko byagaragaraga yuko atagishoboye. Umwami Saudi yarabyanze anagerageza gukuraho Faisal ariko kandi ntibyamukundira kuko yasanze nta muntu n'umwe akibwira ngo amwumve. Ibyo byavuyemo yuko ingoro y'ubwami yari irimo gutwa n'abasirikare ndetse n'abandi bantu bake bari bamushyigikiye barafatwa. Ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1964 Saudi yemeye ibiganiro by'uko Faisal abayobora ariko asaba yuko nakira azasubizwa ubuyobozi. Ibyo ni gutyo byabashije kwemezwa. Nyamara ibyo ntabwo byari bihagije dore ko abantu benshi bakomeye ibwami bakomeje gukora inama zitandukanye z'uburyo Faisal yakwimikwa. Kugira ngo rero umwami yimikwe uwabasimbuye agomba kuba atakiriho cyangwa se nanone mu gihe abakiriho bigasaba yuko umwami yivugira mu kanwa ke ku bwama butanze. Aba bantu rero bikomerezwa barongeye bandika indi nyandiko ihatira Saudi kuvuga ku mugaragaro yuko atanze ikamba ry'ubwami. Umwami Saudi yabonye nta kundi yabigenza arabyemera nuko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 muri 1964 Faisal arimikwa ahinduka umwami. Gutyo Saudi we yahise ajya mu buhungiro bw'igihe gitoya ahera mu Misiri nyuma za kujya gutura mu Bugiriki. Ibikorwa by'umwami Faisal mu gihe cy'ubuyobozi bwe byabaye ibikorwa byinshi cyane kandi ntagereranywa. Uhereye ku ijambo rye Faisal yaragize ati, ndabinginze mwese bene data kuva ngubu mumfata icyarimwe nk'umuvandimwe wanyu n'umukozi wanyu. Icyubahiro ni icy'Imana yonyine nawe ikamba ryo n'ubushake bw'ijuru bugiye kwigaragariza mu isi. Mu mwaka w'1967 umwami Faisal yashyizeho bwa mbere umwanya wa minisitiri w'intebe wa kabiri ahita awushyiramo umuvandimwe we bari bahuje se. Uyu nguyu yari igikomangoma Fahid. Byari bivuze yuko igihugu cyatangiye kugira minisitiri w'intebe babiri. Mu ntangiriro y'ubuyobozi bwe kandi Faisal yategetse abayobozi bose b'igihugu kutongera kohereza abana babo mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika kwigayo. Iki gihe rero yabasabye kugarura mu gihugu abari baragiye kwiga mu buryo bwo guteza imbere uburezi bw'imbere mu gihugu. Umwami Faisal kandi yahise anashyiraho uburyo inzego zubatse muri Arabia Saudite kugeza n'ubu anatangiza uburyo bugezweho bw'imibereho myiza ya rubanda. Mu mwaka w'1970 uyu mwami yashyizeho Minisiteri y'Ubutabera anatora itegeko rishyiraho intumbero y'imyaka 5 y'iterambere mu by'ubukungu. Ikindi kandi yashyizeho amategeko mashya ajyanye no gutangaza ndetse no kubika amakuru mu gihugu kandi byose bikagendera mu murongo n'umuco n'imyifatire bya Arabia Saudite hagati mu kinyejana cya 20. Ku ngoma ye ibijyanye no gusakaza amakuru no mu buryo bw'amajwi n'amashusho bwaratangijwe, hanyuma hanashingwa televiziyo ya mbere muri Arabia Saudite. Mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ku ngoma y'umwami Faisal amaze kwima ingoma, uyu mwami yakomeje kubana neza n'ibihugu byo mu isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko se umubyara umwami Abdulaziz yari yarabitangiye. Ndetse anarushaho muri icyo gihe abanyamerika baramufashaga cyane cyane mu bijyanye no guhugura ingabo ze mu bya gisirikare. Umwami Faisal kandi yateye inkunga ibihugu byinshi kandi byo ku migabane yose y'isi atavanguye ku buryo abakuru b'ibihugu yasuraga cyangwa se akagirana nabo ubucuti basigaraga bamwirahira kubw'ubugwaneza bwe ndetse no gutanga imfashanyo zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage atizigamye. Uyu mwami Faisal yakoze ingendo nyinshi cyane ku migabane yose y'isi kugira ngo aganire n'abakuru b'ibihugu batandukanye anabashe kubatera inkunga, dore ko uyu mwami yanasuye Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada. Mu mwaka w'1974 umwami Faisal yahawe akabyiniriro k'umugabo w'umwaka cyangwa se Man of the Year n'ikinyamakuru Time Magazine bitewe n'uburyo yari amaze kuzamura bihambaye ubukungu bw'isi mu mwaka wari wabanje. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bwite bw'uyu mwami Faisal wa Arabia Saudite yashatse abagore 4. Abagore be bose babaga baturuka mu miryango ikomeye cyane. Ahangaha muri Arabia Saudite umwami Faisal bivuga yuko yari afite abana 18 ndetse uvanyemo Icyarabu akaba yaranavugaga neza Icyongereza n'Igifaransa. Nyuma y'ibyo byose mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1975 ubwo yari mu gikorwa cyari cyahuje umwami n'abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo byari mu gihugu, umwe mu bana ba murumuna we bavukana kuri se akaba igikomangoma Faisal bin Musaid akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa pistoli yarashe umwami Faisal amasasu 2. Ibyo ngibyo bikorera imbere y'abaturage. Nyuma yo kuraswa umwami Faisal yahise ajyanwa mu bitaro byari hafi aho kugira ngo yitabweho n'abaganga. Gusa ariko nyuma y'amasaha make yahise atanga azize guhagarara k'umutima. Nyuma y'urupfu rw'umwami Faisal igihugu cyose cyahise kijya mu cyunamo cy'iminsi 3 aho ibikorwa byose bya leta byari byahagaze. Ikintu kivuga yuko aricyo cyateye kiriya gikomangoma kwivugana umwami ngo nuko mwaka w'1966 ubwo televiziyo ya mbere yafungurwaga muri Arabia Saudite uwitwaga igikomangoma Khalid bin Musaid, uyu nguyu nyine akaba umuvandimwe w'umwami, yagerageje guteza rwaserera muri ibyo birori maze inzego zishinzwe umutekano ziramurasa arapfa. Uyu mwana rero yifuzaga yuko umwami Faisal yagira icyo abikoraho kugira ngo abangaba barashe se babashe kubiryozwa.
gusa umwami Faisal akavuga yuko niba umuntu yarakoze icyaha kandi bizwi igihano cyacyo ntacyo kubiryoza gihari. Iki gikomangoma nyuma cyaje guhamwa n'icyaha cyo kwica umwami Faisal nuko arangije nawe ahabwa igihano cy'urupfu ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1975. Umugogo w'umwami Faisal washyinguwe mu mva yitwa Al-Qud nayo iri mu murwa mukuru wa Arabia Saudite. Hari abantu benshi batabarika bari baturutse hirya no hino ku isi. Ni umwami bitewe n'ibikorwa bye wagiye witirirwa ibintu byinshi cyane bitandukanye. Mu mwaka w'1979 umujyi wa gatatu mu bunini mu gihugu cya Pakistan wahawe izina rya Faisalabad, aribyo bishatse kuvuga umujyi wa Faisal. Ahanga muri Pakistan kandi mu ntara yitwa Sindhi muri Karachi hari ikibuga cy'indege za gisirikare kinini cyane nacyo cyahawe izina rya Puff Base Faisal, aho ibyo ari Pakistan Air Force Base Faisal, mu rwego rwo kwicyubahira uyu mwami kubw'inkunga ikomeye cyane yateye kino gihugu mu nzego zinyuranye harimo n'iza gisirikare. Mu gihugu cya Ghana hari ikipe y'umupira w'amaguru yitwa King Faisal Babes yashinzwe n'uyu mwami Faisal binyuze mu nkunga yahaye kino gihugu. Ni inkunga yari yatanze kugira ngo yifashishwe muri siporo by'umwihariko mu kuzamura impano z'abana bari bakiri bato. Mu murwa mukuru nyobokamana w'idini ya Islam Maka hari ibitaro nanone byitiriwe umwami Faisal. Mu gihugu cya Pakistan naho hari umusigiti witiriwe umwami Faisal. Mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi witwa Sharjah hari undi musigiti nawe witiriwe umwami Faisal. Mu ntangiriro z'umwaka w'1994 i Kigali mu Rwanda huzuye ibitaro byitiriwe umwami Faisal, bikaba rimwe mu bitaro by'icyitegererezo mu gihugu. Ibi ngibi nabyo byubatswe mu mafaranga umwami Faisal yasize mu kigega cyamwitiriwe, ategeka yuko azafasha u Rwanda mu bijyanye n'ubuzima. Nyuma ya bino byose hari amakaminuza, ibigo by'ubushakashatsi, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byinshi cyane mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, byose byitiriwe umwami Faisal bitewe n'imibanire myiza yagiranye n'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu, cyangwa se bitewe n'inkunga yateye ibyo bihugu biciye mu bigega nterankunga yari yarashinze. Kugeza ubu kandi hari amafilime menshi agiye atandukanye agaruka ku butwari bwamuranze mu buzima. Imwe muri zino filime yanakunzwe cyane ari iyitwa Born King yo mu mwaka w'2019. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu amateka yabo. Ngayo rero amateka yaranze umwami Faisal witiriwe ibitaro biri i Kigali. Niba wajyaga wibaza kubijyanye nawe nonaha, reka twizere yuko umaze kubisobanukirwa. Nk'ibisanzwe ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Mwebwe hamwe natwe muri Raguha Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda nta kindi ubaha kitari byiza. Niyo mpamvu ya makaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadesign cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, douche, toilette n'ahandi hose. Nguno tuguha amakaro ya escalier meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri Raguha Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sensi bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba maze bukazana amazi nta byinshi ukoze. Bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri Raguha Confiance Trading Limited byongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. Raguha Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura. Byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye, ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park
ihuriro ni igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 cyangwa se 0782 64 61 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez.